tubasuhuze tubahe n'ikaze ku badukurikiye mu bice bitandukanye abashobora kumva ikinyarwanda. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu ku bitaro bya Gisenyi. Imbere turi kubona abakobwa beza musanzwe mubazi, ntabwo ari ba nyampinga gusa bo kwiyamamaza muri Miss Rwanda, ariko ni abaramyi Alicia na Germaine. Mu kanya turi mu bitaro hari umuntu wavugaga ariko ngo Alicia ninde Germaine ninde, sinzi niba barasubijwe. Muracyatera urujijo mu bantu. Germaine ni njyewe uherutse gusoza amashuri. Yego ubuze kuko amashuri bakabajije, ahubwo abantu benshi bakunda kunyita Germaine, sinzi wabasanga babona ka Germaine ka mbere, kandi Alicia niryo ryiza kurusha Germaine. Ngo Alicia ni muganga, yes, Germaine akaba aherutse gusoza amashuri yisumbuye. Germaine uheruka gusoza amashuri yisumbuye, Alicia akaba muganga. Turi kumwe na Alicia na Germaine, na abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu munsi turi hano ku bitaro bya Gisenyi, turagira gatoya mutubwire kubera iki turi hano ku bitaro bya Gisenyi, niki cyabazanye hano kuri ibi bitaro bya Gisenyi ko nta studio ihari. Sinzi ninde ubisobanura neza ku aka Germaine. Uherutse gusoza amashuri. Uherutse gusoza amashuri. Ndi mushya. Reka Alicia ni nawe mukuru, niba ntibeshye turajya mu dusobanure ko iki mwaze ku bitaro bya Gisenyi. Cyambere cyo murabona ko twambaye udu-t-shirt kandi dusa, twanditseho kuba bireba neza dusomera ufite Imana Foundation ngira nkugire. Yego, handitseho ufite Imana Foundation. So ni navuga ngo ni umuryango, abantu barenze umwe baba bagize umuryango, turenze umwe rero ni umuryango witwa nyine ufite Imana Foundation. So nge maze igihe muri stage, nabonye nyine nagize amahirwe yo kubana n'abarwayi nyine umunsi ku wundi, ukasanga umuntu yabuze nyine abantu bafite ibibazo byinshi pe mu bitaro, ugasanga wenda umuntu iwe ni nka nyine harimo nk'intara nka district zingahe ku bitaro ari kwivurizaho. So urumva kumugemurira ni ibintu bigoye, abantu nyine baturutse aho baziranye, akagira ikibazo cyo kubura ukuntu nyine arya, akabura ikibazo cyo kubura ukuntu afura. So ukumva nyine ni ibibazo kandi kidakomeye cyane ku buryo wenda abantu batamufasha, ariko kubera ko aturiye kure, yaje kwivuriza kure yahaturiye bikaba ikibazo. Ndavuga ngo kubera iki nyine tutamubufasha cyangwa mu bushobozi buke umuntu yagira atafata nako gasabune cyangwa utundi tuntu tworoheje akajya gufasha abantu, ugasanga umuntu yabuze nyine uko ava mu bitaro kubera ibiceri 500 byo kwishyura imiti bamuhaye. Urumva ni ikibazo, kandi uzanye 100 naye nkazana 100 tukabiteranya twamufasha umuntu agataha. So nagize icyo gitekerezo rero nyiganiza team, barabyumva banabikunda, turabikora. Niba mbyumvishe neza mwaje gusura no gufasha abarwayi badafite amikoro cyane cyane yo kugura ibyo nkenerwa byo kwa muganga, baba igihe kinini kwa muganga. Yego. Igitekerezo muragisangiye cyangwa yarabiguhase? Turagisangiye pe. Magari yabimase. Kubera iki mwumva ko ari ngombwa gufasha abo bantu cyane cyane baba bazamara n'igihe kinini mu bitaro? Buriya kuri iyi si ntabwo ushobora kumenya ahantu umuntu muzahurira. Ushobora kumufasha nyine uzi ko ari ukumufasha bisanzwe, ugasanga imbere hari aho muhuriye nyine bibaye ngombwa ko nawe agufasha. Nta nubwo ari ibyo impamvu nyamukuru ni uko nyine umuntu aricara agatekereza. Nyine hari abantu baba bari ku bitaro badafite wenda ubushobozi, niko nabyita, badafite ubushobozi bwo kwisapotinga mu buryo buri financially cyangwa n'ubundi buryo. So ntago gufasha ubundi bigombera ikintu kinini, ntago bigombera ngo ufite ibya mirenge, na duke ufite wadusangira na bagenzi bawe bigakunda. Uyu munsi mwari mwabazaniye iki wenda byibanze mubona ko ari nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku buryo muvuga muti uruhare rwacu turarukoze nibura, ariko hari icyo bigiye guhindura mu buzima bwabo? Icyambere twari dufite umutima mwiza, umutima mwiza tuzana ijambo ry'ihumure, tuzana harimo nyine ibintu byinshi, harimo amasabune, amata, isukari n'amabiswi n'utundi tuntu nyine dufasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Urumva ni ibintu byoroheje ariko binezeza umuntu ku rwego utakumva kandi bimufasha ku rwego utakumva. Mwabasuye, mwaganiriye nabo, mwafashe umwanya, hari naho mwageze mu barwayi baba barembye cyane bamazemo n'igihe, hariya mwababonye gute, babakiriye gute, mwasanze koko ubufasha bwari bukenewe? Byonyine kubabona mwitanze mukaza mukabasura, mwabonye abarwayi babyakiriye gute? Babyakiriye neza, nta muntu wanga umuntu umufasha, niyo waba ubifite ntawanga 100 murindi. Urumva babyakiriye neza cyane.
babyishimiye. nkawe none uri na muganga, abarwayi baba bakeneye iki wenda ibirenze kuba mwabafashije, ariko hari n'ababa badafite n'ababasura, mwabonye bakiriye gute kuba mwaratekereje mukavuga ati nyamara hari abantu barwaye batagira kirwaza, batagira kigemurirwa, niba ariko twabivuga, ariko abana batoya badutekerejeho, mwaganiriye uko bisa kose, mwagiye munaganira, mwabonye abarwayi bameze gute, harimo abazamaramo igihe kinini sinzi, wenda babyakiriye gute? Babyakiriye neza, ngiye nkunda kubyita gusura cyane kurenza kubyita nyine gufasha. Ni ugusura nk'uko wansura nanjye nkagusura, nkagira ibyo nkuzanira. So rero babyakiriye neza, twagiye wenda muri internal medicine, nyine barwaye ubundi burwayi, tujya muri chirurgie, ubwo inkomere n'abandi bantu bose nyine abenshi twagerageje kuganira nabo, ariko mu by'ukuri banezerewe, bishimye, yavuze ngo Imana ibamugisha, icyo kiba gihagije. Iyo umuntu asuye abarwayi bajya bavuga ngo wirata umubiri ngo ajye gusura abarwayi. Mu barwayi mwasuye mu bice bitandukanye, mu nkomere, hari abarwayi indwara zisanzwe, sinzi hari icyabakoze ku mutima? Njye nabonye umwana nabonye umwana, sindi buvuge izina rye, nta kintu bitwaye. Nabonye umwana uri munsi y'imyaka 12 ufite icyo twita hypoglycemia, nyine isukari iri hasi ugereranije n'iyo umuntu ari supposed kugira. Urumva nyine hari nyine nahise numva numva binkoze ku mutima, ndavuga oh my goodness, nyine basi Imana izamukiza. Nawe hari abarwayi benshi mwageze no mu ndembe, n'aba bantu baba bafite none ibikomere batewe wenda n'amaksida cyangwa iki, niki cyagukoze ku mutima nyuma yo gusura aba barwayi? Ibyo byankoze ku mutima, ntago nzi amaterme nk'uyu nguyu ngo za hypoglycemia, njye nabyo nzi, nabonye ko babaye gusa. Byose byankoze ku mutima. Abarwayi mwabonye bakeneye iki cyane? Urukundo cyane kabisa. Urukundo nirwo ruvamo n'ibyo bintu byo gufasha. Bakeneye urukundo no kwishyira mu mwanya wabo, ukabumva, babyita empathy, kwishyira mu cyimbo cy'undi muntu ukumva ububabare afite, hangiza ubwo bijyana n'urukundo. Bakeneye urukundo. None iki ni igikorwa kibaye uyu munsi, twakwizera ko ni ibintu mukoze uyu munsi gusa cyangwa ni ibintu bizakomeza? Ni ibintu bizakomeza, niyo mpamvu twavuze ngo tubishakire izina kugira bikomeze. Ushobora kumva ushaka n'ubundi nawe kuza ngo tukajyana, waza, ni ibintu byoroshye cyane, waza ejo n'undi akaza. Nubwo twabikoze gutya, hari amaboko menshi yagiye adufasha, nabo tubashimira cyane kubw'imbaraga n'urukundo nyine babishyizemo. Ibikorwa muri gukora bihuriye n'uburirimbyi cyangwa se gahunda yanyu cyangwa umwuga wanyu wo kuririmba no guhimbaza Imana? Nyine iyo turi kuririmba tuba dupuricinga ubutumwa bwiza, kandi itegeko rya mbere Imana yaduhaye ni urukundo. So urumva biri connected cyane. Mu gihe turi gupuricinga urukundo, tubipuricinga mu ndirimbo, ni ngombwa tubishyire no mu bikorwa. Hari umurongo wo muri Bibiliya nigeze kuyisoma kera, ariko genda mbigabanya. Hari abantu bavuga ngo kira, baravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ushobora kwizera umuntu ngo arakira, nyamara abonye yuko nta gikoma afite, nta sabune afite yo gufura imyenda, ahubwo ushobora guhita umuhereza isabune, ukaba ufashije Imana mu gusubiza ibyifuzo bye. Kuki mutabasengeye se? Ibintu binini twabasengeye. Basengera ntabwo byari bihagije se? Gufasha ntabwo bigombera ibintu binini. Hari inkuru yo muri Bibiliya, iyo umukecuru usigaje agafu gake cyane, gake. Umugore wa Eliya wa Elisa, nibuka neza, abandi bakatse bakavuga ngo ni bagasonga. Ni amavuta. Agafu gake musigaje gake nakaryaho rimwe, njye n'abanjye maze tukitahira. Nta shusho y'ejo mfite keretse iyo ubona. Yari asigaje agafu gake, baramubwira ati kazane tukarye. Icyo ntabwo cyambuza kuguha nubwo ari gake. Ubwo bishatse kuvuga iki mu buzima busanzwe? Hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko bari abana ubundi ni abakire, kwa papa ni abakire, cyangwa se bamaze kugafata, ngewe ufite 500 n'umuntu ufite bike ashobora gutanga bikagira uwo bifasha.
cyane pe cyane dutangira navuze ngo ashobora kuba ari umuntu uri mu bitaro byanze ko asohoka kubera ibiceri 500 cyangwa 320 yabuze ngo yishyura atahe nyamaze wenda ufite nk'igihumbi ushobora kuyamwishyura agataha bikakubera umugisha ukomeye cyane urumva umufashije muzabafasha kugeza nicyo nigeze kwibaza ndavuga ati se ni ibintu mutangiye ubu nibwo bigitangira cyangwa bizagira igihe birangire byari by'uyu munsi twebwe twifuza ko bitarangira imbaraga zacu dufite zose nge tuzazikoresha ariko tugerageze reka wenda tugana no ku musozo tuvuge gato ku bihangano byanyu muherutse duherukana mukiri abana mutaratwara ibikombe ubu none ngo mwabaye abahanzi international mushima iki cyane cyane ku bigendanye n'urwego mumaze kugera kaduhere kuri wowe turashima imana niyo iri hejuru ya byose niyo bidushoboje iyo ataba imana ntabwo tuba tugeze aha ntabwo byose tuba twarabyacivinze byose ni imana dushimira twatangiye muri abahanzi bakomoka i Rubavu none ni abahanzi bashobora guhagararira igihugu nta nubwo ari ibintu abantu bashidikanya Alicia Imana ngo yakoze umuti namwe niko mubivuga Imana yakoze imirimo ihambaye ni amashimwe turabishimira Imana tugashimira abakunzi bacu abanyarwanda muri rusange abatuye hanze y'u Rwanda badukunda bakanadufasha Imana y'umugisha tubikesha Imana namwe hari ibihembo muherutse kwegukana wenda ku bantu batabizi mutwibutse njye nabonye hari muri n'ikihembo mpuzamahanga duheruka ibya Rubavu Music Award ibindi nibihe ikindi cyitwa sinibuka neza ariko ni content creator icyo cyari cya mbere kiri international hari n'ikindi content creator whether it's Africa content creator shaka ko ari gutyo cyitwa so bakibahaye se ngo byagenze gute ni twabaye nominated ariko mu by'ukuri twamenye dutinze ko twabaye nominated igikombe gitaha iwacu mugeze ku rwego rwo kwegukana ibihembo mu buryo budashidikanywaho mu gukora cyane n'Imana byose gusa by'umwihariko Imana ifasha ubifashije tudakora ntabwo Imana ari blessing kuko twakoze Imana yabihaye umugisha numva boss iyo murebye ahantu mumaze kugera n'inzozi mwari mufite munatangira mu bigereranya gute tugenda twacivinga muri bimwe twarotaga twabonaga nk'inzozi cyangwa twifuza kuzageraho Imana ikugenda itweka ko byakunda n'ibindi rero bizakunda hanyuma dusoreze ku karirimbo kanyu gashya mufite ni indirimbo yakunzwe cyane igisohoka ni mu ndirimbo zarebwe cyane hafi 2,100 ako kanya igisohoka uko bisa kose mwararebaga mukabona abantu bafite za YouTube barabibona y'indirimbo iri kurebwa cyane cyangwa ikintu washyizeho kiri kurebwa hari utuntu tuba dutera turirimbiraho gato munatubwira impamvu behind that song okay ngo turabanza turirimba zana note Acha imivumba inyanja zigatuza no mu muhengeri sinzatinya ndi kumwe nawe abamwizera tugira uko tugenda dufite ibanga tugendana abamwizera ntituzanyeganyezwa twishingikirije umunyembaraga dukingiwe n'igitare gikomeye abamwizera tugira uko tugenda dufite ibanga tugendana abamwizera ntituzanyeganyezwa twishingikirije umunyembaraga dukingiwe n'igitare gikomeye amen ninde wayihimbye inspiration yaturutse kwa nde wari uri ku ishuri ntabwo twayiririmbanye yaririmbye ibyo atazi se ose ni nyine uko yahimbwe igitekerezo cyane ni niyo Bosco yanditse yego niyo wayanditse ubwo afite aho yabikuye
ariko mu by'ukuri niyo wayanditse turayikunda, ifite amagambo meza nk'uko mwabyumvishe, indirimbo nyine ifite amagambo meza pe. Nyine abamwizera dufite uko tugenda, dufite ibanga tugendana. Niki mwabwira abafana banyu n'abandi babakunda wenda dusoza, yaba ku bigendanye no gukomeza gukunda ibintu byanyu ndetse ariko cyane cyane no gushyigikira iki gikorwa mwatangije cyo gusura abarwayi n'abandi bantu bababaye? Ikintu cya mbere njye ni ukubashimira ku rukundo, imbaraga na motivation nyine bahora baduha. Imana ibaha umugisha, hanyuma mukomeze kudusengera, ibintu byose nyine bikomeze kugenda mu murongo nk'uko bimeze. Kandi uwabishaka like okay, ntabwo ndi ari ukuntu umuntu wenda azakagari gukora fundraising, ariko it's not a fundraising nyine. So ni igikorwa cy'urukundo nyine twarabyiyemeje, turabigambira mu mutima, twanabikoze uyu munsi. So umuntu wese washaka ko tuzajyana wenda nitwongera okay yaza tukajyana, ariko mu by'ukuri ikintu nyamukuru ni ukubashimira no kubasanyira bagakomeza kudusengera. Uteganya nko kuzajya mubikora nka kangahe wenda mu bushobozi bwanyu n'andi maboko azabashyigikira? Imana idushoboje nyuma y'amezi 3, buri mezi 3 mwajya mubikora. Imana idushoboje. Ese ku ishuri ko bamamaye cyane umusigaye bagutwaraga gutera ku ishuri? Narasoje ngo ni imitagi bantwaraga gute, mwaga nk'umuntu usanzwe. Uje ku isoko ry'umurimo rero? Akazi se ndagafite mfite akazi ko gupreaching ijambo ry'Imana. Ibintu ngo biranahemba cyane, ariko ngo bihemba mu ijuru cyane no mu isi. Imana yavuze ngo mu isi nzabakubira inshuro 1000, inshuro 1000, no mbahe n'ubugingo budashira. Ijana uheruka gusoma Bibiliya ryari? Inshuro 100. Wibukira ijambo warutubwiye ngo none se Yesu yabwiye abigishwa bavuga ati hano mu isi ntabyo muzabona, ariko nimugera kwa so mu ijuru, ariko no mu isi azadukubira inshuro 1000. Nanjye ndajyayo. 1000 ni nyinshi. Muziwane akubiki afite duke mwana. Iyo afite kabiri bagakubira 1000. Yeshwa no kubifite ze gakubira 1000. Ubu turemera ko imirimo ngo yahabera ari izabaherekeza. Imirimo yawe izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Uri gushaka rero imirimo izabaherekeza. Usoze? Soresha akantu gato mushaka. Rero urumva twasoheza gake. Imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa iwe. Imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Iyo niyo bajya twita ikorasi. Korasi yo mu cyumba cy'amasengero. Nena. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Reka tubifurize amahirwe mu rugendo rwanyu rwa muzika mwatangiye, mumaze no kugera kure, kandi n'ibi bikorwa Imana ikomeze bagure nyine mubone byo mufite n'ibyo mutanga. Amen. Nanjye uruhare rwanjye sindushyize. Imana igumigisha. Amen.